ntangira kubona amarinki y'abantu batese koko ndimbati yapfuye ko tubona bamubitse njye nta nibyo nabonye ariko ntungurwa nuko abantu batangiye ubona hari n'abatangiye gushyira ku ma status nabonye status ebyiri ngo rest in peace musaza wahora niki gasa uriya muvuna muheto ngikamyira kugonza Imana imbabariye kugongwa n'isi aho kugongwa n'ikamyo akagongwa n'isi ko n'isi yamugonze karaho ajya kubeshya ko napfuye we yagonzwe n'isi ahubwo uravuga ko napfuye uca igikuba we wapfuye cyangwa ukajya muri Nyabarongo mu myumvire yabo no mu bugome nk'ubu uyu muntu ni umugome wabibonye we bigenze gute uyu muntu ni umugome nagiye kumva numva abantu barimo barampamagara n'ubu kugeza mu gitondo bari barikimo bampamagara umuntu namwitaba ukumva ariruhukije abandi baratangaye bati ni wowe uracyahumeka ubwo amarinki niko bayohereza kuko nk'umuhamba nk'umuvuna muheto oya wirakara nk'ingegera imbwa gicucu uriya muntu uramuzi se ndimbati mwashakiye amafaranga mutica abantu umuntu uriya rega buriya ni nk'aho aba yakwishe sha ni bibi uko kwifuriza uriya ni nk'aho aba yakwishe aba yakwifurije uranyifuriza gupfa muvandimwe uranyifuriza gupfa kubera iki nicyo cyiza kwiriye kunkora inkuru ndi muzima ntabwo ukwiriye kunyica kugira ngo ukunde ubone inkuru kandi ukanyica ntapfuye biriya ni ibigaragaza ko n'ibindi ibyo ari byo byose wewe ukora bene izo ziriya nkuru wabikora yego hanyuma se tukibaza uriya muntu byaba ari kukwifuriza gupfa cyangwa se ni uburyo bwo kuba umuntu yaba ari kwishakishiriza amafaranga gusa nta rundi rwango rurimo gusa ntabwo bikwiye simbizi byose birashoboka ukabona umuntu ati ndimbati yapfuye mu kanya gato ndimbati arapfuye akaba arazutse agapfa atanarwaye ahubwo agapfa ntahuye n'iyo kamyo inzu no si inzu turazifite kandi n'Imana irahari zaduha n'izindi amen none se biri ku isi byose ko ari ibyacu tubihuriraho byose Imana yarabitugabije byose birashoboka ndimbati ndumva twasoza by'uyu munsi reka mvuge ngo nakagaruka ndimbati arahari ndetse n'abantu bari baratekerezaga ko ase yarwaye hari abenshi nagiye mbona ngo yunga ubusazi iki ngo yaba yapfuye azize ihe ndwara mbese ukabona ko bamugana abantu bafite igihunga cy'uko ndimbati yapfuye ariko ntangira kubona amarinki y'abantu batese koko ndimbati yapfuye ko tubona bamubitse njye nta nibyo nabonye ariko ntungurwa nuko abantu batangiye ubona hari n'abatangiye gushyira ku ma status nabonye status ebyiri ngo rest in peace musaza wahora niki gasa uriya muvuna muheto ngikamyira kugonza Imana imbabariye kugongwa n'isi aho kugongwa n'ikamyo akagongwa n'isi ko n'isi yamugonze karaho ajya kubeshya ko napfuye we yagonzwe n'isi ahubwo uravuga ko napfuye uca igikuba we wapfuye cyangwa ukajya muri Nyabarongo ukareka kunyica kuko tugeze aho dushakira amafaranga no mu kuvuga ko umuntu yapfuye guca igikuba cy'uko umuntu yapfuye gasa niyo mpamvu nakubwiye ngo kandi nanabwira abantu igihe kirageze kugira ngo abantu nk'aba bashakire amafaranga mu myumvire yabo no mu bugome nk'ubu uyu muntu ni umugome wabibonye we bigenze gute uyu muntu ni umugome nagiye kumva numva abantu barimo barampamagara n'ubu kugeza mu gitondo bari barikimo bampamagara umuntu namwitaba ukumva ariruhukije abandi baratangaye bati ni wowe uracyahumeka ubwo amarinki niko bayohereza kuko nk'umuhamba nk'umuvuna muheto oya wirakara nk'ingegera imbwa gicucu uriya muntu uramuzi se ndimbati ntawe nzi ariko mushatse ntago namuyoberwa ntago muyoberwa arahari sawa kuri imihanda se yaba iyo muri iki gihugu cyangwa mu bindi
none se ubwo mupfiki ku buryo ari we musitari yafashe akaba ari wowe yica koko barabica ariko njye nta nubwo ari ubwa mbere banyishe nta nubwo ari ubwa mbere ariko njye nari nzi ko byanahagaze ko nigeze kubivugaho mvuga nti mwashakiye amafaranga mutica abantu umuntu buriya rega buriya ni nk'aho aba yakwishe sha ni bibi ni kukwifuriza buriya ni nk'aho aba yakwishe aba yakwifurije uranyifuriza gupfa muvandimwe uranyifuriza gupfa kubera iki uranyifuriza gupfa kugira ngo wunguke iki uraca igikuba urabwira abantu uzi ko mukecuru wanjye uzi ko umuntu yasimbutse ahubwo akabibwira nyogokuru nyogokuru dukundana akabimubwira ati wabimenye se umuhungu wawe byamubayeho ko yamaze kwitahira nyogokuru no mu zabukuru uzi ko byamugizeho ingaruka umukecuru nuko mama ariko amahirwe nuko mpari ngihumeka nahise vuga nti ndahari bakongera bagasubiza agatima impembero hari ikintu wowe ukari wambwiye ati umumadamu yabibonye ari mu kazi atatangira kuvuga ati reka numve ko nimero y'umutware wangiriye ati ibi byashoboka se yabayishwe n'ikamyo yahise ampamagara cyane ko mba ndi mu muhanda mba ndi yaravuze ati ese ikamyo ku mugani iramuhitanye arahamagara ahamagaye yumva nditabye ati yewe ati ni babande ati ni babene wanyu dore ko bita bene wacu ariko ntago nta muntu umenyera ikibi nubwo bakubikaga bibiri gatatu ariko abavuga ati wabona binabaye nuko ibi bintu uko babivuga ni nka bya bindi bya puranka twahoze tuvuga yego uzi ko niyo byaba ari byo abantu bashobora kutabyemera bavuga bati ni kwa kundi ni ya mitwiko yo ku mihanda ibi nabyo birimo ubugome birimo ubugome bwo kuba wakora niyo mpanuka ukaba wahera ku muhanda cyangwa wahera mu bitaro abantu bavuga bati ni bya bindi birimo ubugome bwinshi cyane birimo ntabwo ari ugushaka amafaranga ariko umuntu wo kwica hari uwakuvuga akakuvuga akagushyira hanze muri iyi mihanda akakuvuga ibiri byo akakuvuga n'ibitari byo ariko umuntu ugeraho avuga ati reka noneho nanamuvane ku isi muhwanye mw'abantu bakunzi banjye ndahari nta kibazo kandi mwokabyaramo nagira ngo nsaba abantu bumva ko bashakira amafaranga ku wapfuye bakwiriye kuyamushakira hakiri muzima nicyo cyiza kwiriye kunkora inkuru ndi muzima ntabwo ukwiriye kunyica kugira ngo ukunde ubone inkuru kandi ukanyica ntapfuye biriya ni ibigaragaza ko n'ibindi ibyo ari byo byose wowe ukora bene iyi ziriya nkuru wabikora yego hanyuma se tukibaza uriya muntu byaba ari ukukwifuriza gupfa cyangwa se ni uburyo bwo kuba umuntu yaba ari kwishakishiriza amafaranga gusa nta rundi rwango rurimo gusa ntabwo bikwiye simbizi byose birashoboka ukabona umuntu ati ndimbati yapfuye mu kanya gato ndimbati arapfuye akaba arazutse agapfa atanarwaye agapfa ntahuye n'iyo kamyo agapfa avuga ubwo uri umuzimu rero ndi gukorana ikiganiro n'umuzimu agapfa avuga agapfa agenda ni abantu ndimbati we cyakora bamaze kukwica inshuro nka zingahe ndimbati iyi nshuro hari si iya gatatu ni iya kane ni iya kane iyi nshuro ni iya kane inshuro ni iya kane erega bameze nk'aba bahanuzi bahanura b'iki gihe bateye bahanura ibinyoma buriya umuhanuzi ntashobora kujya ahantu wenda bahinga icyayi hariya za Nyamagabe cyangwa za Byumba aho bahinga icyayi ngo asange abahinzi b'icyayi abahanurire ko bagiye kweza ibitoki byinshi ahita ababwira ko icyayi kigiye kwera bakakivanamo amafaranga menshi kuko niho abasanze yego ntabwo umuhanuzi ashobora guhanura ahanurira umuntu wo hirya iyo ngiyo mu cyaro aho ngaho wenda nta mu cyaro reka mvuge mu cyaro ntaza kuvuga
izina bakaba batura dusuzuguye wisi wacu mu cyaro icyo ari cyo cyose ngo agenda ahanurira umuntu waho ko abonye visa n'ibya visa atabizi. Yego. Ushobora kumaza ati ibyo umbwira ni ibiki? Ahubwo amubwira ko agiye kweza ibitoki byinshi, abana bagiye kumenya ubwenge mu ishuri, kandi wenda abana baba n'abambere, akamwumvisha ukuntu agiye gutunga inka, hari umuntu ugiye kumuha inka. Yego. Akamwumvisha ukuntu ihene yigiye kubyara babiri, nuko ugasanga rero bitandukanye niyo yaza agahanurira umuntu wa hano i Kigali. Ntamubwira ati dore mbonye etaje, mbonye inzu igeretse, mbonye wurira indege, ndimo ndareba, mbonye ubona umugabo mwiza ukora muri banki. Ibyo rero ni ibintu nyine, ni ibintu bigenda biza gutyo. Hari ingaruka byarakugizeho Ndimbati kuba uriya munyamakuru yarakwishe? None se bitangira ingaruka urumva ataraciye igikuba? Ntabwo yaciye igikuba. Iyo atajya kunyica si ubu bimbajije. Yari no gutuma ko hari n'abantu b'abakunzi banjye bari Burayi bababaye bati bakabifata nk'aho ari ukuri. Bamwe bagahamagara madamu, madamu akabahumuriza. Abenshi bamwe bahamagara madamu kuko babumva ko hari ngewe ntakifite n'umwuka, nyine umwuka wanshizemo. Umpamagara ni wa muntu ushobora kuhamagara, noneho reka rero umpamagare wenda telefone sinyumve ice munini. Yo. Harabo ugerageza byose guhamagara ati se kubera iki mwakoze nk'iyi nkuru, byagenze bite? Ube mbese wabasha kumenya icyabiteye uwo munyamakuru, cyangwa se uba ubona ko ari bya bindi byo gatwika ariko bitari mu rwango? Akenshi kwaba ari ukumara amayinite. Amayinite yakavuze ibindi no kuvugana nabi ingirakamaro, waba uyapfushije ubusa. Ese umuntu ujya kuvuga iriya nkuru agakora title akayishyiraho, kujya kumuhamagara wamuhamagara ngo agufashe iki mu buzima? Ubuzima baba bafite ni buriya nyine, ibitekerezo bafite ni biriya. Najyaga mbona mbere hari abari kuguha imiturirwa myiza cyane, mu minsi yashize nibwo nabonye noneho bagwaye inzu ya rukarakara. Rukarakara ariko bibuke ko ari inzu, cyangwa biri mu nzira, nta kibazo, bibuke ko ari inzu. Ni inzu, ikizima ni inzu. Uragira ngo si byaba bikomeye se bikaze? Ni inzu, kandi inzu no si inzu turazifite, kandi n'Imana irahari izaduha n'izindi. Amen. None se biri ku isi byose ko ari ibyacu tubihuriraho, byose Imana yarabitugabije. Byose birashoboka. Ndimbati, ndumva twasoza by'uyu munsi, reka mvuge ngo nakagaruka. Ndimbati arahari, ndetse n'abantu bari baratekerezaga ko ase yarwaye. Hari abenshi nagiye mbona ngo yongo ubusazi ziki, ngo yaba yapfuye azize ihe ndwara, mbese ukabona ko amugana abantu bafite igihunga cy'uko Ndimbati yapfuye. Ariko reka tuvuge ngo byose birashoboka, kandi byose birashoboka. Mbere yuko dusoza, reka nongere mpumurize abakunzi banyu mbabwira ngo ndahari, kandi nongera mbabwira ngo byose birashoboka. Yego. Ntabwo rero buriya nasoza ntivugiye mu boss wanjye. Mu boss wanjye witwa Mayisoro. Mayisoro ni uri mu ngaburira, abandi rwose mwarantaye ku bw'ibigambo by'abantu bari hanze aha ngaha, ni mu ngarukire nta kibazo. Wazize ibigambo by'abantu se? Nazize bamwebwe. Bamwebwe munshakaho views. Iyo mu mpara bikarega buriya ntago hariho abantu buriya bafite imyumvire nabo babyumva ukundi. Ariko nagira ngo mbabwire ngo rwose abantu nibaze bangirira icyizere, dukorane, ndacyari wa wundi. Reka nivugire Mayisoro rero iyo ititaye kuri ibyo. Mayisoro ni ikigo cyiza cyane, tubafitiye imirasire y'izuba. Aho Mayisoro yageze nta mwijima. Ngira ngo mumaze iminsi, ariko gasa ubundi mufite Mayisoro ra? Mayisoro murayifite mwebwe, niyo mpamvu mbona nta mwijima niyo umuriro ugiye. Murasobanutse twebwe. Murasobanutse. Reka rero mbwire n'abandi ngo nibasobanuke, bafate imirasire
y'izuba ya Mysol. Bafate ibyuma bishyushya amazi, boga amazi ashyushye, dufite litiro 300 na litiro 200 ndetse n'150. Ibyo byose birahari. Dufite amatoroshi, dufite amaradiyo, dufite amamashini yogosha, dufite ikintu cyose, amateleviziyo ya rutura. Ibyo byose bikoreshwa n'imirasire y'izuba. Utazabura kureba amakuru cyangwa kumva amakuru ngo nta mashanyarazi ahari cyangwa nta muriro uhari. Oya, izuba Imana yari duhereye ubuntu. Hari n'abantu rero bajya bibeshya bakavuga ngo muri iki gihe cy'imvura ngo nta zuba riba ryavuye. Ibikoresho ibyuma bya Mysol bifite ubudahangarwa, yego, bushobora kumara iminsi 4-5 bikoresha imbaraga byabitse igihe izuba ryavaga. Kandi ndakeka hano mu Rwanda gasa nta hantu haragwa imvura ngo igwe iminsi 5 izuba ritarava. Kandi izuba niyo ryava ari rikeya, imirasire ihitayo, ibyuma bihita byakira ya mirasire uko ingana kose bikayibika. Yego, ni mugane Mysol rero. Ibindi bisobanuro mwabisaba kuri 2 3 4 5. 2 3 4 5. Ndimbati Sylvestre, turagushimiye, urakoze cyane. Imana iguha umugisha kandi tera imbere musaza. Urakoze cyane, byose birashoboka.